abantu batihanye bongereye kumubamba n'umuruho munini bamubabazite n'umuruho we n'umuruho munini bamubabazite. Aramuhura TV, Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Yesu ashimwe, bene data dufatanije umurimo w'Imana. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Uyu munsi tugize umugisha wo kubona umushyitsi, umukozi w'Imana Imana yahamagaye. Turagira ngo tumusabe atwibwire hanyuma dukomeze. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nitwa Muhizi Nkundabera Jotamu. Ndi umuvugabutumwa bwiza mu itorero rya Pentecote ADPR. Mbarizwa mu rurembo rwa Nyabisindu, mu itorero rya Nyabisindu. Imana yampamagariye kuvuga gukora umurimo wayo w'ivugabutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Ni karibu hano ni kuri Arabohora TV, mubwiriza abantu, mubaha ubuhamya ahantu Yesu yagiye abakura, uburyo Yesu yagiye abashoboza mu bihugu byose mwagenzemo. Imana ibaha umugisha, kandi turabizi ko umwuka wera Imana Data na Yesu iri kumwe namwe. Imana ibaha umugisha. Reka tubasengere. Mana, umukozi wawe agiye kuvuga ijambo ryawe, turamusengeye ngo umushoboze, kandi imbaraga amavuta biva ku Mana bibane nawe, umushyigikire nk'uko usanzwe umushyigikira. Kandi uyu ni umushinga watangije waduhaga Yesu, niyo mpamvu tumusengeye kugira ngo ntabariwe ahubwo izina ryawe riba ari ryo. Turasengera abazumva ubu butumwa kugira ngo bazahinduke, baba bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Turasenze ngo abazumvira ijambo bazahindurwe n'ubutumwa bwiza, barwayi bakire, abari bihebye imbabazi n'ubuntu by'Imana bibagote, kandi abari bagiye kwigirira nabi ijambo ry'Imana ribazure. Turasenze imitima yose kugira ngo uyihe amatwi yo kumva ijambo ry'Imana. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nishimiye naje kuba hano kuri cano mwashinze yivugabutumwa, kuko Imana yabiduhamagariye. Mwarakoze cyane kutuzirikana no kudutekereza. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Katubanze turirimbe. Ndabanza kuririmba indirimbo yo mu gushimisha ya 246. Ndayikunda iyi ndirimbo cyane kuko hari icyo nza numva nayigiriye nk'umugisha. Gorigota ku giti niho Yesu yabambwe, yabambiwe kugira ngo turoke kudapfa. Yabambiwe kugira ngo turoke kudapfa. Yesu amaze kunesha, avuga ijwi rirenga, abivuga yeruye ati birarangiye. Abivuga we abivuga yeruye ati birarangiye. Mwami Yesu we abivuga yeruye ati birarangiye.
amaze kuvuga cyo ahera kwa runama yunamishwa n'ibyaha yaje naze yunamishwa we yunamishwa n'ibyaha yaje naze yunamishwa we yunamishwa n'ibyaha yaje naze none nsabye mbabazi nihane mukureyo mumanure ku giti aruhuka umutima mumanure we mumanure ku giti aruhuka umutima abantu batihanye bongereye kumubamba no muruho munini bamubabazite n'umuruho we n'umuruho munini bamubabazite twariyemewe twararuhijwe twiganyira twihebye none turaruhutse Yesu nubukiri none mana we none turaruhutse Yesu nubukiri nukwabishwe n'ibyaha nimuhunge mukire muze mube kurweho Yesu nubukiri muze mwese we muze mube kurweho Yesu nubukiri abasore we muze mube kurweho Yesu nubukiri banyabyaha we muze mube kurweho Yesu nubukiri mukiza ndakwihaye ni wowe wantaruye uko nzaba nikose Yesu nzogusingiza uko nzaba we uko nzaba nikose Yesu nzogusingiza mu bibazo we uko nzaba nikose Yesu nzogusingiza. Mana naje ndagushimiye ko ndi hano ngiye gukora umurimo w'ivugabutumwa. Ndasabye ngo imbaraga zawe arizo zizabasha guherekeza iri jambo ko bazaryumva bose, kandi natwe tugiye kuvuga tube duhagararanye nawe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Numvise Imana yashize ku mutima wanjye nkimara kubona ubutumire. Numvise Imana, nasenze Imana ngo niki tuzaganira kuri uyu munsi. Imana mpi ijambo turi buganire, ari ryo nshaka ko dusoma, riri mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 3 n'umurongo wa 10.
ni ibice 3 n'umurongo wa 10 mu buhanuzi bwa Yesaya. Aya magambo niyo Imana iri mu kumpatira kuvuga ahantu henshi numva ngomba ntumuwe kuvuga ubutumwa bwiza. Ndimo kumva iri jambo Imana ishaka ko turivuga muri kino gihe cyano. Turaza kuvuga iherezo ry'abakiranutsi n'iherezo ry'abanyabyaha. Bibiliya iratubwiye gutya ngo ibice 3 muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko umunyabyaha abonye ishano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Twongere mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma, ni ibice 2 n'umurongo n'umurongo wa 7 no kuri 7 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago, nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. Reka twongere kandi dusome ibyakozwe n'intumwa n'ibice 10 no ku murongo wa 34. Byakozwe n'intumwa ni ibice 10 no ku murongo wa 34. Ibyakozwe n'intumwa ni ibice 10 n'umurongo wa 34. 10 no kuri 34. Haravuga gutya ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya. N'aya magambo nshaka ko tuganira Imana yashize ku mutima waje, umukiranutsi. Ndashaka tuganira umukiranutsi ariko tuvuge n'abanyabyaha. Bibiliya ivuze amagambo akomeye, ivuze ku mukiranutsi. Muvuge iyi ni indirimbo Yesaya yavuze ngo muririmbe ariyo ndirimbo yo kuririmbwa, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kandi ngo muvuge ko abanyabyaha bazagubwa nabi. Icyaha ni urupfu. Bibiliya ivuze ikintu gikomeye cyane, ivuze icyaha. Hariho ijambo rivuga ngo hariho icyaha n'igicumuro. Naho duhereye hariho icyaha n'igicumuro. Icyaha ni ikintu cyose umuntu akora yakigambiriye. Igicumuro ni ikintu kigwirira umuntu atagitekereje. Icyaha iyo umuntu akoze icyaha, abantu muri kino gihe ko barakinisha icyaha, ariko icyaha iyo umuntu akoze icyaha itorero rikamukurikirana, imirimo yiwe yakoze yose irahanagurika. Ariko igicumuro tigishobora gukuraho imirimo, ariko icyaha gikuraho imirimo. Ubundi hariho ijuru ry'abakiranutsi, hariho na gehanumu y'abanyabyaha. Hariho ijuru ry'abakiranutsi, hariho na gehanumu y'abanyabyaha. Ijambo ry'Imana, hariho abantu bababaye hano mu isi ariko babikiwe kuzagubwa neza. Hariho abantu baguwe neza hano mu isi mu buryo bw'umubiri ariko bategerejwe kuzagubwa nabi.
iri jambo ndihabwa, Imana irashaka ko tubwira abantu ngo hunga icyaha. Hari baririmbyi korari za numva barimba ngo hunga icyaha, hunga icyaha. Icyaha ni urupfu. Icyaha nico kizana urupfu, kurimbuka. Gehanumu niho abanyabyaha bazaba, bagahora bababazwa iteka ryose. Abakiranutsi kugubwa neza, hariho ijuru Imana yateguriye abakiranutsi. Ikindi kandi hariho umuco w'iteka ryose, hariho n'umwijima w'iteka ryose. Yesaya arandika aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko aragira aravuga ngo ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Igihe turimo, iminsi turimo, hariho ibishuko byinshi, hariho ibihendo byinshi. Abantu uko barashuka abandi, abantu uko barahenda abandi. Ariko ndagira ngo mbabwire bazumvira ijambo bose, hunga icyaha nimba ushaka kuzagubwa neza. Reka tuvuge ku bintu abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ndashaka kuvuga ibintu bitanu. Haleluya. Ndashaka kuvuga ibintu bitanu bigaragaza ko abakiranutsi bazagubwa neza. Amen. Abanyabyaha turavuze ngo bazagubwa nabi kuko bazahabwa ibihembo by'ibyo bakoze. Ariko ndashaka kuvuga itandukaniro ry'abanyabyaha n'abakiranutsi. Ndashaka kuvuga ibintu bitanu bituma abakiranutsi bazagubwa neza. Icambere, abakiranutsi nitugera mu ijuru. Haleluya. Abakiranutsi nitugera mu ijuru, hari umuririmbyi wavuze ngo tuzabona Yesu bwa mbere. Tuzabona Yesu bwa mbere. Igituma abakiranutsi bazagubwa neza nitwe twenyine tuzabona Yesu. Nitwe twenyine tuzabona Yesu nitugera mu ijuru. Bibiliya zivuga ngo impanda izavuga koko abapfuye bazuke, natwe ngo abahari duhindurwe, ngo duhere ko dusanganira umwami mu kirere. Ariko ndagira ngo mbabwire abakiranutsi tuzagubwa neza kuko nitugera mu ijuru tuzabona Yesu imboni kubona. Tuzagubwa neza. Sifa kwa Mungu. Tuzagubwa neza kuko tuzabona Yesu. Amen. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo kandi ubwo azaza n'inkovu z'imberere zikiriho. Aravuga ngo bacunguwe nazo bose tuzazinezererwa. Amen. Uwo muririmbyi ashiramo akanda aravuga ngo tuzazinezererwa. Ibyishimo bizatwica, tagupfa kuri mu ijuru. Abakiranutsi kandi Bibiliya zivuga ngo uko azaza niko tuzasa. Haleluya. Tutafanana na Yesu. Amen. Tuzasa na Yesu. Ico nico cambere kizatuma abakiranutsi bagubwa neza. Kubona Yesu. Kubona Yesu. Muririmbyi aravuga ngo tuzabona Yesu bwa mbere. Nico kintu cambere tuzabona tugeze mu ijuru. Tuzabona Yesu bwa mbere. Amen. Icya kabiri kizatuma abakiranutsi bagubwa neza, nitumara kumubona Yesu azaturangaza imbere. Mwumve iyo fieri. Haleluya. Amen. Mwumve iyo fieri tuzaba dufite, tuguwe neza. Abakiranutsi Yesu aturi imbere, tumureba imboni nkubona, dushoreranye turi ku karasisi, aje kutwereka Imana. Yesu azatwereka Imana avuge ngo data ngaba abona agiye gucungura mu isi. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Tuzagubwa neza. Ico ni icya kabiri gituma abakiranutsi bazagubwa neza. Yesu azatwereka Imana. Yesu azatwereka Imana. Icya gatatu
kigaragaza ko abakiranutsi tuzagubwa neza. Imana ngo izahaguruka ku ntebe yayo. Haleluya. Yesu amaze kutumurika Imana. Amen. Imana ngo izahaguruka ku ntebe yayo itwakire. Amen. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo tuziyegerezwa. 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 Tuziyegerezwa mu ijuru kwa Data. Imana izatwakira. Imana izatwakira bene data. Imana izatwakira. Kandi ico gihe mwumva ko abakiranutsi bazagubwa neza. Imana nimara kutwakira. Niho harisohora rya jambo rivuga ngo nimukingure ishanga rikiranuka ryakomeje ibyo gukiranuka ngo ryinjire. Imana ikingure twinjire mu bumana bwayo. Kandi izaba data natwe ngo tuzayibera abahungu n'abakobwa, tuzaba turi kumwe na Yesu. Mwibuke umunezero wa mbere tuzagira ibyishimo bya mbere, tuzabona Yesu bwa mbere. Icya kabiri aturangaza imbere aje kutumurika Imana. Icya gatatu Imana ihaguruke byaguruke mu bumana bwayo ngo iguye kwakira wewe nanje. Haleluya. Imana izatwakira. Icya kane aho niho nza numva hari rurangiza. Bibiliya usomye mu gitabo cya Matayo hari yari amagambo Yesu yavuze abwira abigishwa biwe hariya ku musozi w'amahirwe. Nagize amahirwe yo kuja mu gihugu cya Isirayeli, nageze i Galilaya. Aho niho Yesu yavugiye yari amagambo. Tuzamuka agasozi bayita ngo ni agasozi k'amahirwe, tugera mu kanunga bahateye igiti cy'umunyinya, bahashira intebe, buri bantu bose itsinda ryose rihasuye riza rihashika rikicara bagasoma ari amagambo yo muri Matayo gatanu avuga ngo hahirwa hahirwa hahirwa. Ariko tugeze ku ijambo rya kane rivuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Oh haleluya. Kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Aho haba ijambo rivuga ngo mwumve bene data, turi mu gihugu cya Isiraheli, umugide wagendaga udusemurira yatinze kuri iri jambo ngiye kugeraho bituma abakiranutsi bazagubwa neza. Aravuga ngo hahirwa abashavu. Aratubwira ngo umuntu uzabona uzagera kuri site yose Yesu yakoreye igikorwa akumva amarira aratonyanga. Umuntu uzatonyangiriza amarira muri iki gihugu cya Isiraheli kubera igikorwa ageze ku butaka aho Yesu yakoreye igikorwa. Aravuga ngo azatahana umugisha kuruca abandi. Sifa kwa Mungu. Aravuga ngo tugeze ku ijambo rya kane rivuga ngo Imana izahaguruka imaze kutwakira kuri iryo rya gatatu. Icya kane ngo izazana igitambaro. Imana Imana ngo izazana igitambaro ihanagura amarira yose twarize. Kandi igitambaro Imana izahanagurisha amarira yose twarize ngo izatuzanira za ntwari zose zavuze. Izatuzanira za ntwari zose twavuze. Igitambaro Imana izaduhanagurisha amarira twarize, izatwereka abo twabuze. Izazana ngo uhereye kuri Abeli wapfiriye ubutumwa bwiza kugeza kuri ba Saduraka na Meshaki, kugeza kuri ba Mose, izane na ba Eliya, izane na ba Abrahamu, izane bariya boyera bose bagiye. Iyo ngeze kuri iri jambo nza nibuka ukuntu Imana izanezererwa mu ijuru. Ngewe reka nyarukire mu buhamya bwanje ho gato cyane. Ngewe sinigeze mbona mama mu maso. Sinigeze mbona mama mu maso. Naravutse sanga mama yitabye Imana kiri umwana mutoya, sinigeze mubona. Ariko uwo munsi igitambaro Imana izazana ngo izazana mama
ivuge ngo muhizi we ngo uyu mama wawe wabuze ukiri umwana. Mama yitabye Imana muri 67 muri 65 niho mama yitabye Imana. Ngewe navutse muri 64, mama yitabye Imana muri 65. Nari kiri muto cyane, sinigeze mbimenya. Ariko mu bihumbi 2010 muri 2020 niho naryamye mu nzozi Imana inyereka mama. Uwo munsi izampanagura amarira, nawe izaguhanagura amarira. Komeza utekereze kubawe wabuze. Itambara ngo Imana izaduhanagurisha amarira, izatuzanira abo twabuze bapfuye bize. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana yongera ivuge ngo mama muhizi imaze kunyereka mama, ivuge ngo nguyu papa wawe. Nimara kunyereka papa wanje, ico ni igitambaro izabirimo kumpanagurisha amarira. Nirangiza izana umwana wanje kuri kirifura witabye Imana, izane n'umudamu wanje witabye Imana ejo bundi muri 2019. Ivuge ngo nguyu muhizi wasigaye ari umupfakazi mwisi ariko urakomeza. Azatwambika amakamba atatwe w'inyenyeri, azatwicaza ku ntebe z'ibikomangoma, aduhanagura amarira ku maso yacu, aduhe n'ibihembo yadusezeranije. Co ni cakane, Imana izaduhanagura amarira. Ca gatanu, Imana izaduha ibihembo, Imana izatugororera. Kambabwire bene data mwese muzumvira ijambo, Imana izatugororera. Reka mvuge ibi bintu bitatu. Icambere, Imana izatugororera imirimo twakoze natwe tuzi ko twavuze ubutumwa, ko twashinyirije tukirinda icyaha n'igisa n'icyaha. Hariho ibitabo by'imirimo, hariho ibitabo mu ijuru. Yohana yarabivuze ngo mbona ibitabo bibumburwa ngo haboneka n'ikindi gitabo. Umuntu wese utabonetse yanditse muri icyo gitabo ngo ajugunye mu nyanja yakumurira. Hariho igitabo cyanditse mu mirimo. Hari imirimo Imana izakugororera uzi igihe wayikoze. Hari n'imirimo Imana izatugororera utazi igihe wayikoze. Muri ibyo yararirimbye aravuga ngo neno na nyimbo hazitatosha bali mwenendo ulio safi utawavuta ndugu zako. Imirimo yo gukiranuka ni myinshi. Bali mwenendo ulio safi, urugendo gusa rwiza. Ubu hari abantu Matayo yaranditse aravuga ngo muri umuco w'isi, ngo muri umudugudu. Yesu yavuze amagambo hariya, muri umudugudu ngo baswe mu mpinga z'umusozi, kandi ngo muri umuntu nyinyi bicuvi ya uri mwengo. Reka mbabwire bene data bazumvira ijambo ryose, Imana izatugororera uko wagiye witwara. Hari abantu bari mu kwitwara gusa, imyitwarire yonyine, abandi bakabareba bakavuga ngo ni ukuri uyu ni umuntu w'Imana. Burya ni imirimo ubukoze izandikwa. Hariho imirimo Imana izaduhembera wayikoze ryari. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo Yesu hari umunsi azavuga ngo nari nshonje, nari nambaye ubusa, nari ndwaye, ngo umubwire ngo ni ryari nakubonye wambaye ubusa cyangwe ushonje. Aravuga ngo burya wabikoreraga babandi bamwe batoye. Aravuga ngo nisho wabikoreraga. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Petero nawe aravuga ngo ni ukuri menye yuko Imana bitarobanura ku butoni. Umuntu wese uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana, haleluya, Imana iramwemera. Menye yuko Imana itarobanura ku butoni.
abantu mu gihe tugezemo oya menya ukuri kose. Imana ntireba uburebure bw'umuntu, Imana ntireba uburanga bw'umuntu, Imana yirebera umutima. Dawudi atorerwa kuba umwami. Imana kirobanura ku butoni. Imana ntizireba ibyubahiro byo mu isi. Imana ntizireba ko ufite amazu meza, ko ufite amamodoka meza, kurara heza. Imana izireba gukiranuka gusa. Imana ngo ntizirobanura ku butoni. Reka kwiheba, reka no kwisuzugura. Tunganira Imana. Muri ibyo niko yavuze ngo utuze umutima mu byo ukora byose, wikwihutira. Ja wumvira umwuka ngo ugwize urukundo, nta soni uzagira n'ubona Yesu. Imana izatugororera. Bene data, Imana izagororera. Kandi ushobora kuzatangara tugeze mu ijuru. Imana ntizahera kuri ba Abrahamu na ba Abeli guhemba. Imana ifite strategy yayo. Tuzi uko izahera, tuzi uko izahera. Bibiliya iduhamiriza uriya munyabwenge wagiye gushiza abantu, bamwe ngo batangira mu gitondo, abandi batangira nimugoroba. Uriya muhinzi nako ariko ngo aje guhemba atangira ku bane mugoroba. Turi mu gihe cyanyu, turi mu minsi yanyu. Hungisha ukiranukira Imana, tuzagubwa neza nitugera mu ijuru. Abakiranutsi, abanyabyaha bazagubwa nawe. Kindi kintu ngiye kurangiriza bene data, ndagira ngo iri jambo bazaryumva bose. Ibihe tugezemo Satani arahagurutse, arabizi ko azaja muri gihanumu, arabizi ko azarimbuka, karashakisha abazajyana muri gihanumu. Ibyaha abantu uko barabinywa nk'amazi, abantu uko barabirya nk'ibiryo. Hariho ibishuko byinshi cyane cyane mu rubyiruko rwacu rwa none. Hunga icyaha, gihanumu itegereje abanyabyaha. Ijuru ry'Imana ryiteka ritegereje abakiranutsi. Hitamu, sezerera Satani n'icyaha cye. Ijambo ry'Imana riragukebuye none. Hunga icyaha. Satani arashaka umubare mwinshi azajyana muri gihanumu, ariko Yesu aragutegereje. Arashaka kuzagubwa neza mu buzima busanzwe. Umuntu wese akunda kugubwa neza. Niba ukunda kugubwa neza, hunga icyaha. Niba ukunda kugubwa neza, kiranukira Imana mu mibereho yawe. Mwenende uriyo safi utawavuta ndugusako. Imana izatugororera umubare mwinshi w'abantu bakijijwe kubera wewe. Wavuze ubutumwa, wongeraho n'ingeso nziza. Haleluya. Wavuze ubutumwa, wongeraho n'imyitwarire myiza. Imana izakugororera. Wavuze ubutumwa, wongeraho no kuvugisha ukuri. Imana izakugororera. Wavuze ubutumwa, wongeraho no gukiranuka kuri gato no ku kanini. Imana izakugororera. Hariho imirimo myinshi itandikwa kubera kuba wayikoze ariko udakiranuka. Bibiliya iduhamiriza neza ikavuga ngo ituro ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'amaso y'Imana. Nicyo gituma Imana dushaka ngo dukiranuke. Tunganira Imana, utuze umutima mu byo ukora byose, bikwihutira. Ja wumvira umwuka ugwiza urukundo, nta soni uzogira n'ubona Yesu. Imana izatugororera kubera ko Imana ni urukundo. Bibiliya ivuga ngo n'abayishaka bose bayishakisha urukundo. Igihe turimo, igihe tugezemo, Satani yakamuye urukundo mu bantu. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data bazumva ijambo ry'Imana mwese. Imana iraduhatira kugira ngo mukunda, niho mwese. Itegeko ry'Imana, haleluya, ni itegeko ry'Imana ngo dukunda. Kandi ngo niho bose, niho bazatumenyera. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza hirya y'ubuzima,
mureke isi tugire uko ishaka, umwanya tukirimo, ariko hariho umunsi umwe tuzayirirwamo tituyiraremo, nituyiraramo tituzayirirwamo. Hirya y'ubu buzima hariho ubundi bwiza Daniyeli igeze kububona, bituma adatinya kuribwa n'intare. Yarebaga mu bijigo by'intare, harimo ubugingo budashira. Mureke iyi si itubwire uko ishaka, ariko hirya y'ubuzi Yesaya aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Nubwo mubona muri iyi si hariho abakiranutsi bazahayica, oya, nimushinyirize. Harimo abafite ibibazo bitandukanye, ariko nimushinyirize. Hirya y'ubu buzima hariho kugubwa neza. Dushonje, duhishiwe. Bene data bazumvira ijambo ry'Imana, mwese ndabifuriza kuzagira ngo twese tuzagubwe neza, twese tuzabane mu bwami bwayo. Nakire neza mwese abazumvira ijambo ryayo, ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye uko ijambo ari ryawe n'abantu n'abawe. Imbaraga z'ijambo zizakora umurimo waryo, imbaraga z'ijambo zizafata iminyago myinshi, imbaraga z'ijambo wewe wenyine ubwawe Mana uriherekezanyije imvura y'urujojo rizera imbuto nyinshi. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshoje mbabwira adresse yanje, ni Evangeliste Muhizi Ndabera Jotamu. Telefone yanjye ni 07 2 8 40 92 01. Iyo niyo iri kuri WhatsApp. Telefone isanzwe ni 07 8 40 92 01. Barizwa mu itorero rya Nyabisindu, mu rurembo rwa Nyabisindu. Birumvikana ko mu rurembo rw'amajyepfo. Yesu aduhane umugisha. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora